ujya kubona ubona umuntu agejeje imyaka 40 akiri umusore. Ariko ubwo tuvuze bikeya muri ibibazo by'ubuzima we yifitiye. Ubu turi kuvuga umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima gusa, agejeje imyaka 40 nibwo ashoboye kuba ageze ahantu ubuzima buri, ariko wibagiwe yuko hari n'ibindi bibazo biri hanze ye byegereye bya bindi asanzwe afite. Ari hafi y'abantu bahora barwana, aturanye na za divorce, aturanye n'abaroze se cyangwa n'abamuhemukiye n'abahemukiye umuryango, ari mu gihugu kibamo intambara aho abantu bahunga. Sinzi uko nkurikiye. Isi y'uyu munsi irimo umuvurungano mwinshi uteye ubwoba. Ari ahantu hafi y'ibitaro by'indwara zidakira, ari ahantu kwiheba bishoboka kurushaho. Reka rero tuvuge iki ngiki kubera ko ibyo turimo kuvuga byose. Hanyuma ikibazo ni iki ngiki rero, wa mwana wabayeho ntabone umubyeyi, ntabone za nshuti cyangwa na wa muryango, ntabone buriya umubyeyi afite uruhare rukomeye cyane. Uyu mwana azajya mu ishuri, ntawabwira ko yababaye, ntawabwira ibyo atekereza, ntawabwira ibimurimo, ahubwo kubera yuko abo ngabo badahari bagombaga kuba bamutega amatwi, hari ibindi bimwinfluence. Ni ibiki bimwinfluence? Ni amateleviziyo, ni amafilime y'amaseri, ni ama YouTube, kubera yuko aba bana nubwo badafite famiye zibari hafi, baba internet nibyo baba bariho mu rugo, bahura bananiwe. Urumva avuye mu ishuri nta kindi kintu aza gukora, afite irungu, ari buze kujya mu cyumba yiherere arebe ibyo ashaka kureba. Buriya ikindi kintu twanavuga, reka mbabwire, ikuzo kuvuga ngo ufite inshuti, buriya uba ufite urukingo. Kugira inshuti ni ukugira urukingo rw'ibibazo, ni ukugira urukingo rukurinda guhangayika, ni ukugira umuntu ukuvanaho imitwaro yari kuriho, ni ukubona umuntu uhibyawe nubwo zabuze, ariko ni ingenzi mu buzima. Se mu gitondo akajya mu kazi, hanyuma shebuja akamumenasa, akamumenasa menasi, akamumaritireta ukuntu. Uyu muntu aririrwa na mudu mbi, aririrwa nabi. Niyirirwa nabi, aho aza kunyura hose ashobora kubasigamo wa munabi. Yego. Usibye naho aza kunyura no mu rugo bashobora kubujyanayo wa munabi. Nawe ugezayo urumva nk'umuntu utiriwe mu rugo, babana badafite umuntu birirwanye nawe, nagera mu rugo babana ikintu baza kubona nta kindi ni wa munabi se yirirwanye cyangwa nyina, bagize kwirirwa bigunze, bari muri ya mafilime biriwemo, uwo bari babonye nk'umubyeyi nta kindi kintu abazanyemo iki, za menase bya bibazo byo mu kazi nibyo abazanyemo. Wumve ubwo uyu mwana arara gute? Ntiyigize aseka ku munsi, aheruka agatwenge wenda ko umwana wateye burage mu ishuri gusa. Hanyuma umubyeyi aho agereye mu rugo amushyize muri bya bindi yiriwemo mu kazi. Icya kabiri ngira ngo nkubwire, ureba uyu mwana ndi kukubwira, inshuti bakunzi ba Ihumure TV, turasuje cyane, tubifuje ibihe byiza. Ni muri aya masaha y'umugoroba, kandi amasaha bigaragara ko Kigali dushobora kuba turi mu masaha y'umugoroba. Ari mu masaha y'igitondo, mugire igitondo cyiza, mu masaha y'umugoroba mugire umugoroba mwiza. Hanyuma abadukurikira ku masaha y'amanywa mugire igicamunsi cyiza. Bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana ibamugisha kubw'umwanya mwafashe, ndetse bari muri Aziya, bari muri Europe cyangwa se ku mugabane w'Uburayi na Australia n'iwacu muri Afurika by'umwihariko, mwese Imana ibagire neza. Nge Ndikuzo Emi, ndanezere ko ndi kumwe namwe aya masaha, n'iby'agaciro kandi agaciro gakomeye. Uyu mwanya rero sindi njyenyine, ndi kumwe n'umugabo, n'umupapa cyangwa se ari buze kutwibwira, ariko nanone ntago yemeye kugumana ibyo afite byagirira benshi umumaro. Ibibazo byinshi twibaza, abantu bibaza, nekeza ko rimwe na rimwe n'ubundi igisubizo ni umuntu umugitanga. Ni Imana yonyine ishobora gutanga igisubizo cy'ibibazo urimo uribaza muri iki gihe kandi bigukomereye. Turasaba Imana Data kugira ngo ikomeze kugushigikira mu buzima bwawe bwa buri munsi, urusheho gukomera kandi uhabwe ihumure.
nyemerera tubanze dufate akanya gato dusenge kugira ngo data abane natwe muri iki kiganiro, kuko ni umuco mwiza kandi umuco tugira ku Ihumure TV. Data, turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimira ubuntu bwawe n'impuhwe zawe. Abantu batureka ibintu byadushiraho, ariko we ntudusiga, ntudutererana, uradutunga, utubeshaho, kandi twarabibonye twe ubwacu turi ibihamya. Tuje guhamiriza isi ibyo wadukoreye, ibyo wakoreye benshi twabonye, kugira ngo abatubona muri uyu mwanya bakeneye ihumure bahumurizwe nawe, abakeneye ibigoye kuri bo kugira ngo babone bikemuka ubibakemure, kuko uri umubyeyi, uri umutunzi w'imbabazi, uri umubyeyi, uri mwiza, ubereye mwiza bose, kandi twamenye neza ko ari wowe wera ukiranuka, kandi imbabazi zawe zigera ku muntu wese. Bana natwe muri iki kiganiro, mwene data ntaba ari we ashobozwe nawe, kandi amagambo afite muri we yagirira benshi umumaro. Data uyakomereshe mwuka wera, kugira ngo umuntu wese uyakira amugire umumaro. Data, umuntu wese uri kureba iyi video umuhe umugisha, umuhe umugisha n'umuryango we, umuhe umugisha mu butunzi bwe, umuhe umugisha mu kazi akora, uhire imirimo y'amaboko ye, kandi iki gitekerezo yagize cyo kuba yareba iki kiganiro, Data unyemerere kugira ngo uyu mutima ucyakira uhabwe ihumure nawe, maze umuntu wese ukuri iki kiganiro umuhe umugisha. Icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Shimira abantu bose bakoze subscribe, nawe utarayikora uyikore, kugira ngo dusangire ibiganiro byinshi by'ihumure kandi byahumuriza benshi. Hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza benshi ibi biganiro tubagezaho. Ushobora gutanga igitekerezo muri comment, cyangwa se ushobora kubaza ikibazo bibaye ngombwa. Munyemero twakire mwene data atwibwire. Karibu. Urakoze cyane Ikuzo. Shimire abakurikiye Ihumure TV. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Laurent Kubwimana. Ndi umukristo, nejejwe nuko banjije isengesho, kandi n'ibyo tuvuga nta hantu bitaniye naryo. Yesu abahe umugisha. Ndanezerewe kuganira namwe kugira ngo mbafashishe ibyamfashije, mbaye nanjye ku by'Imana yampaye. Ahari byankomeje n'ibyangiriye umumaro tubisangire twese, bidutera imbaraga zo kubaho, ndetse ngo dushobore n'ibyo dushobora kuba dusabwa gukora muri izo mbaraga z'Imana. Rero murakoze, Yesu abahe umugisha. Amen. Nayo Yesu aguha umugisha. Tugira umugisha wo kubana na Laurent, n'umupapa arubatse, afite urugo. Ikindi kandi wumvishe ko ari umukristo, arakijijwe. Ibyo rero tuza gukora turi refera n'ubundi ku ijambo ry'Imana. Tugira umugisha wo kubana muri iki kiganiro, aho dukunda kugaruka cyane cyane tuvuga ngo ibyakomereye abantu, ninde wo kubahumuriza, ninde wo kubaha ihumure, abantu bageze bakomerewe, ese icyabaha ibyiringiro ni iki? Aha turi buze kwibanda ku ijambo, tutari buze kujya kure, ryitwa ibikomere, ariko nanone cyane tureba ese nibyo ibikomere nibyo bitera agahinda gakabije, nk'abantu bita depression cyangwa se depression. Umuntu usagira depression ryari, ishobora gukira gute? Nibyo turi buze kwibandaho. Ese bavuze ngo umuntu yasaze bikajyana n'ubwo ajya indera, abantu benshi burango bari kugenda bameze nk'abasazi. Ese niye mpamvu ibyo bibazo byose biba? Ariko noneho cyane cyane noneho bikarangira bifashe n'abari mu nzu y'Imana bamenye ijambo ry'Imana. Reka tuganire na Laurent, aribyo tuza kwibandaho cyane. Ni ryari umuntu ashobora kugira depression? Yesu aguhe umugisha Ikuzo. Icyitwa, numvise ubanza kuvuga ijambo bita ibikomere. Ibintu uyu munsi reka tuvuge ngo ubuzima tubayemo, isi ya none, n'isi irimo ibibazo bitandukanye, kandi nta nubwo biza ari ikibazo kimwe, ni ibibazo biza byiyongera, bivuze ko bigwira, hanyuma bikajyana n'ahantu umuntu aba aherereye. Kuvuga ngo hari umuntu ushobora kubaho akagira ibikomere avanye mu muryango. Buriya kubaho umuntu atagira umuryango ni ikintu kibi cyane mu buzima. Hari umuntu ushobora kubaho akagira ibibazo byo mu kazi, ariko yarategerejemo imibereho, kandi ibyo bibazo wenda bikanamusanga ageze ahantu atashobora no kubona ahandi hantu akazi. Nk'ubu urugero, uyu munsi wa none tuzi yuko nibura kugira ngo ubone akazi, cyane cyane muri kino gihugu, nta poste wabona ufite imyaka 40, uba washaje, ntabwo uba ukiri ku isoko. Ibyo bintu iyo uhuye nabyo ni byinshi,
hari indwara zidakira abantu bashobora kurwara, hari ubuhemu buriho uyu munsi wa none, abantu babuze ubunyangamugayo, aho ujya kubona ukabona umuntu wari inkoramutima, wari uwo mu muryango, yari inshuti maze igihe kinini iraguhemukiye. Ibi bintu rero iyo bigeze ku muntu bihindura wa muntu wari uri wa wundi wa mbere, ukuvuga ngo ni uburwayi bundi bwinjiye, ntabwo ari indwara yo muri microscope ngo abantu nibaza gupima bari bubone ngo harimo virusi n'iyi, cyangwa baze kubona ko harimo bagiteri runaka. N'indi ndwara yinjira mu marangamutima, yinjira mu bitekerezo, umuntu agatangira kugira ubumuga, uburwayi bukomeye cyane. Tubwire abantu barimo kudukurikira, ubu uyu munsi aho isi igeze, nta muntu witaruye ibi ngibi turimo kuvuga. Urugero rwa mbere duheraho abantu bose bashobora kuba bakumva, imvugo imenyerewe ahantu hatandukanye ni stress. Iyi ngira ngo nta muntu utarayimenya ubu ngubu, n'umwana arayizi. Ntukantere stress. Uyu munsi bwo uraganira n'umuntu akakubwira ngo ntunzamurire isukari, ariko nta nubwo ababeshya, kuko icyo tugira ngo tubwire abantu, stress yo ni uburyo umuntu agira kudatuza mu mutwe, ariko uko kudatuza mu mutwe kukaba gufite ikintu kibiteye. Icyo kintu kibiteye uko babivuga, iyo kirangiye n'iya stress burya iragenda. Tuvuge niba nari mfite gahunda yo kuza guhura nawe, hanyuma ukaguma umuhamagara kandi ndi mburambutiyaje, ibyo nari ndimo gukora ntibirarangira, mu mutwe bitangira guhinduka. Iyo rero nkugezeho za mpagarara zari ziri mu mutwe wanjye, ndagerayo gute, nakerewe, ningerayo ndasanga agiye arambwira nabi, ibintu nk'ibyo, niyo stress itangira kuza mu mutwe w'umuntu. Ibi rero byo abantu benshi barabizi. Okay. Abantu benshi iyi yo barayizi, bahura nayo. Ariko ntabwo ari iyi yonyine, ahubwo usibye n'iyi stress hariho n'ibindi bigenda byiyongera. Mu rurimi rw'igifaransa hari iyo bita anxiety. Ubwo turimo turavuga ibintu bituma abantu bakeneye ihumure, bahora bahangayitse, bahora badatuje, bahora bafite ubwoba, bahora bihebye. Ibyo bintu rero uko bitandukanye biza bifite ayo mazina atandukanye. Tuvuge niba umuntu afite anxiety bavuga ko ari ukubaho uhangayitse kandi ukabaho ufite ubwoba. Ukaba ufite ubwoba ubana nabwo bw'igihe kinini n'umuhangayiko w'igihe kinini. Ukabaho, reka nguhe urugero, ushobora kuba uhembwa udufaranga dukeya. Wareba niba uri umusore ugahembwa amafaranga tuvuge nk'ibihumbi 50, ukabona ntabwo uzabonamo inkwano, bivuze ko utazanashaka, nta bukwe uzabonamo. Ukanavuga uti se niba nantwerera sinzabona ibyo mpahira abana, sinzabona uko nita ku mugore. Ahubwo ikintu kimbabaza muri ibyo, abantu benshi bari muri ubwo buzima bwo kubaho babona ko bahangayitse, bafite ubwoba bw'ubuzima, na twa tundi dukeya yabonaga adukoresha nabi, adukoresha nk'uwiyahura, agahita yinywera inzoga, akavuga ngo n'ubundi. Kandi hariho n'umugani w'ikinyarwanda ubyicira rimwe uvuga ngo uronderereza ubusa bukimara. Ibyo rero iyo bavuze ngo uronderereza ubusa bukimara, ni nko kuvuga ngo n'ubundi reka mpfe, n'ubundi narapfuye. Tubwire abantu barimo kutwumva, hari umuhanga bita Oscar yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo kubaho nicyo kintu gikomeye abantu benshi batagira ku isi. Living is the rarest thing in the world. Most people exist and never live.
ukuvuga ngo abantu benshi mu isi turiho uyu munsi coexist turimo urabyumva ni nko kuvuga ngo ni ukubaho nk'uko amabuye ariho, ni ukubaho nk'uko umusozi uriho, ni ukubaho nk'uko umugezi ugenda uriho, ni ukubaho nk'uko imihanda iriho. Aravuga rero ngo kubaho byo kubaho nicyo kintu abantu benshi bakennye cyangwa se gikeya cyangwa kidafitwe na benshi ku isi. Nta kindi kibitera nuko abantu babaho badafite bya byiringiro, badafite ihumure. Reka nguhe urugero rw'ubuzima ushobora gusanga abantu benshi bagenda banyuramo nta bidutera ubwoba cyangwa bidutera stress. Reka tubivuge mu buryo butaziguye, nta muntu utahura na stress, umuntu uwo ari we wese. Ariko stress ni urwego rworoheje ku buryo butanateye n'ikibazo, ahubwo ahantu bihinduka bibi ni nk'igihe habaye iyo stress ihoraho. Ariko ubwo iyo yahindutse ihoraho cyangwa imara igihe bitewe n'ikintu runaka ihindurirwa izina, niyo ngiyo yitwa ngizete, cyangwa se byaba bivuye no kuri urwo rwego bikagera kuri depression. Iyo wari urimo kumbwira ugenekereje mu kinyarwanda hari abavuga ngo ni agahinda gakabije, nanone wakongera kugenekereza bakavuga ngo ni ukubaho wihebye. Kubaho wihebye oya nta kindi uba ugitegereje. Ukuvuga reka nguhe urugero rutoya. Umuntu aravutse, avukiye mu muryango wenda ukennye utishoboye, hanyuma ubuzima bwa wa muntu ubwo ni ukubaho ari kazitunga. Kazitunga uramwumva? Ubayeho nta kintu uzavana mu muryango, kwiga ntabyo uzashobora, no kugira ngo wige nuko mu kiruhuko uzajya ujya gushakaho pagasa kandi ukiri umwana, ukabaho uterateranye. Hanyuma ubwo buzima nise ngo ni ubwa kazitunga, iyo utangiye gusa naho ubugezeho, ubwo kubamo ni ibikomere, ni imibabaro. Urabigenda amajoro ukiri akana, ubaye umuzungu uzayi wiga muri primaire. Sinzi ko ababonye abana bameze batyo. Usibye no kuba umuzungu uzayi bazanagufata bagufunge banakwambure. Uratekereza uyu mwana ukuntu ari gutekereza, ise ntacyo mumariye, se wabo ntacyo, nyirasenge ntacyo, nawe asengera wenda rimwe na rimwe nta kintu bamumariye. Hanyuma n'ibyo agerageje gukora bigenze gute? Bamufashe mu nzererezi, bamujyanye iwawa. Ndagira ngo nguhe urugero rworoshye urebe kuntu ari ibintu bigoye. Baramufunze se cyangwa se bamujyanye iwawa, aho agiriyeyo aragarutse, gukomeza ishuri ni uguhangayika, aho agiye kuvuga ngo ararangije, kubona akazi ni ibintu bikomeye. Azadepoza, najya kudepoza agera ahantu asange badepoje ari abantu 1000, aho nta mwanya kibonyemo. Hanyuma namara kuburamo wa mwanya atangire noneho kugira ubwoba bw'ubuzima, abone ko kubaho ari ibintu bigoye. Kwiga byaramuruhije, umuryango nta kintu wamumariye, hanyuma n'ibyo yagerageje gukora nabyo bimuteye ibindi bibazo ndetse bikomeye. Tekereza umutima w'uyu muntu ukuntu umeze. Naho aviriye muri bwa buzima, reka tuvuge yuko agarutse. Uyu muntu wenda aragarutse asubiye kongera kugerageza nanone ya mibereho, kugira ngo nanone abone ikintu asubiza muri ya mibereho, nukongera guhera hehe? Kuri zero. Ubwo uzi imyaka agejeje uyu muntu, nta support n'imwe iba ku buzima bwe. Ageze ahantu ageze imyaka muri 30 akirwana no kugira ngo arebe ko yabona ubuzima. Ejo akomeza ashakisha, igishoro cyo ntacyo afite. Ujye kubona ubona umuntu agejeje imyaka 40 akiri umusore. Ariko ubwo tuvuze bikeya muri ibibazo by'ubuzima we yifitiye. Ubu turi kuvuga umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima gusa. Agejeje imyaka 40 nibwo ashoboye kuba ageze ahantu ubuzima buri, ariko wibagiwe yuko hari n'ibindi bibazo biri hanze ye byegereye bya bindi asanzwe afite. Ari hafi y'abantu bahora barwana,
aturanye na za divorce, aturanye n'abaroze se cyangwa n'abamuhemukiye n'abahemukiye umuryango, ari mu gihugu kibamo intambara aho abantu bahunga. Sinzi uko nkurikiye. Isi y'uyu munsi irimo umuvurungano mwinshi uteye ubwoba. Ari ahantu hafi y'ibitaro by'indwara zidakira, ari ahantu kwiheba bishoboka kurushaho. Reka rero tuvuge iki ngiki kubera ko ibyo turimo kuvuga byose twavuze ko turi abakristo. Ese kuki abantu biheba? Ese izo stress ziva he? Izo anxiety ziva he? Izo depression izo ziva he? Ni uruhererekane rwaba ari bya bikomere wari urimo kumbwira, n'ibibazo bisimburana kandi bikomeye ku rwego rutangana, aho umuntu ageraho akabona kubaho nta kintu bimumariye. Bikomera ryari rero? Bikomera iyo umuntu afashe aho yavuye, igihe cyashize, imyaka ishize ndiho, imyaka ishize mfite ubwenge, guteranyaho ubwoba bw'ejo hazaza uko hazaba hameze. Ni ukuvuga ngo ikintu kiduhangayikisha cyane, buriya uramutse ubwiye umuntu cyangwa umuntu uramutse afite inzara, reka nkubwire, iyo ufite inzara ariko uzi ko ibiryo biri mu rugo, ntayo wumva. Ntayo wumva. Iyo ufite inzara kubera ko utabonye umwanya wo kurya, nta kibazo ugira. Uravuga uti akazi ndagacapa ndagira vuba, ariko nimbona umwanya ndajya kurya. Ya nzara tuvuge inzara iramutse ifite ibipimo biyipima, wenda igipimo cy'inzara tuvuge yuko urushinge rugera mu 100, inzara yo ku rwego ruri hejuru. Iyo ufite amafaranga, inzara yumva nko mu kigero mu gipimo cya 20%. Ibaze wa muntu noneho ufite inzara n'aya mafaranga atayafite, atazi n'umuntu uza kugira ikintu amufasha, ntawe uri bwohereze mobile money, nta muntu wamuguriza. Uyu muntu igipimo gipima ya nzara kirazamuka kigere mu 100, kiri furu. Ibyiringiro rero tubifate gute? Ihumure turifate gute? Tekereza yuko ibyiringiro tubwira umuntu ni nk'uko ibibazo tubifite, ariko uzi neza yuko bizakemuka. Ni nka kwa kundi wari ufite ya nzara ushonje, ariko ubwo mfite amafaranga ndaza kurya nimboneka. Ubwo ndi busy akazi nikandekura nta kibazo. Ubwo mfite crise nyuma y'iminsi 2 nzahembwa. Uyu muntu by'ukuri ibibazo afite n'urugero biriho ntabwo bingana na wa muntu urango nta kintu ategereje. Rero ihumure dutanganiriye cyangwa se ibyiringiro by'umuti ku bantu bafite bwa bwoba no guhora bahangayitse. Iyangize ibimenyetso byayo cyangwa se tubivuze mu Kinyarwanda, ni uguhora n'ubwoba bw'uko ubuzima butazashoboka, bw'uko utazaba umugabo nk'abandi, bw'uko utazubaka nk'abandi, bw'uko utazatera imbere nk'abandi, bw'uko utazagira ibyo abandi bafite. Urumva ubwo bwoba ukabuhorana no guhangayika ukabihorana, ukabiryamana, ukabigendana, ukabibyukana, rimwe na rimwe no gusinzira hari ubwo byanga. Turashaka kubwira abantu iki ngiki. Ibyo rero iyo bikomeje nibyo bivamo depression. Depression ni ku rwego rundi ruri hejuru umuntu aba yagezemo. Hariho bwa bwoba uhorana, ubwo wafashe bya bintu navuze byatambutse. Abantu biyahura bageze ku rwego rwa depression? Yego, kuko niba umuntu afashe ibyatambutse bitagenze neza bitandukanye, amadesebusiyo atandukanye, yakunze abakobwa 10 ababera umwizerwa n'inyangamugayo, akunda abasore, ubwo mvuze 10 kubera ko umwe yamutengushye n'undi akamutengwa akageza icyo gihe. Uwo muntu agera akabona ko urushako akwiye kuruvamo. Waragerageje gukora ubuzima bwawe bwose, uraguza, ujya muri banki, ukoresha imbaraga, sunika ingorofani, ufata imitwaro, ukora ibintu byose biranga. Hanyuma iyo ugeze aho ngaho muri bwa bwoba no guhangayika, hari amajwi atangira kukubwira ngo ubuzima ntibugishobotse. Ntabwo bugishobotse, ntuzaba umugabo nk'abandi, nta muryango ugira, nta mwene wanyu ukomeye ugira, reba imyaka aho ugeze yagusize,
nta buzima bundi usigaranye ukiriho. Aha rero iyo umuntu yageze kuri urwego yinjira muri depression bishatse kuvuga iki? Kwiheba. Uzi kwiheba icyo bivuze? Kwiheba ni ukuvuga ngo nta kigishobotse, byose birarangiye. nibura umuntu uri muri anxiety ashobora kubaho afite ubwoba, akabaho ahangayitse, ariko akagumya kujya gukora ka kazi kafite bwa bwoba, agakomeza kuba bwa buzima afite bwa bwoba. Uwageze muri handi rero umuntu uza muri depression, ikibazo agira gikomeye niki? N'imbaraga zo kujya gukora akazi ziracika, yabaye anagafite niyo kaba ari kakandi kamakeya, n'ubuzima abona nta kintu bukimaze. Kugira inshuti naho zaba zihari abona nabyo nta kintu bimaze, kubaho nabyo abona nta kintu bimaze. Ikisigara muri we ni ukuvuga ngo gupfa nibyo byiza kuruta kubaho. Lola, tukiri aha, imibare myinshi iri kugaragazwa n'abakora ubushakashatsi bavuga ko abajeni benshi urubyiruko bakiri bato barwaye agahinda gakabije, benshi gashobora no kubageza ku rwego rwo kwiyahura. Kandi turiho turavuga ku buzima, tubonye ko ari rimwe na rimwe hari babandi bazitunga, kazitunga, ariko hari umwana avukiye ahantu heza, yiga neza, famiye nziza, n'ibiryo arabifite, n'imyambaro arabifite, kubera iki bashobora gufatwa n'indwara agahinda gakabije? Reka tuvuge tutaziguye, buriya ibintu bitera agahinda gakabije ni byinshi, nta nubwo ari n'ibyo ngibyo mvuze byonyine, kuko ni uburwayi bwibasira amarangamutima, cyangwa se ni ibibazo biza bigafata ku marangamutima. Reka nkubwire, umuntu ashobora kuba buriya kugira ngo umuntu abeho ntabwo abaho kubera ibiryo byonyine, ntabwo abaho kubera afite uburiri. Ushobora kugira ibiryo ariko ntugire apeti yabyo, kandi nta ndwara isanzwe yatumye ubundi ureka kurya. Ushobora kugira uburiri ariko ibitotsi byo gusinzira bikanga kandi ari bwiza. Ariko niki kiba kiraho? Tugendeye kuri icyo kintu wari urimo kumbaza by'umwihariko cy'abana badeprima kandi bafite ibyo twatekerezaga wenda narimaze kuvuga hejuru. Niba umuntu adatunzwe n'ibiryo byonyine, akaba adatunzwe n'amafaranga yonyine, abantu benshi bibeshya yuko amafaranga ari yatunze umuntu. Oya, amafaranga yonyine ntatunga umuntu, nta nubwo n'ibyo kurya byonyine byatunga umuntu, habaho n'ibindi biryo. Abantu benshi bakennye barihibikira, dukomeza ibyo twumva. Oga, dore ikibazo gihari ni iki ngiki. Buriya hari ukuntu umuntu ashobora kuba akennye akihebeshwa n'uko ibyo biryo bidahari, ariko uwo mukene nibura afite inshuti, nibura afite abamukunda, nibura afite umuryango, nibura agira abo yicarana nabo, yaba yabonye akawunga n'udushyimbo bakaturya bakaganira. Ariko tuvuye ku by'umubiri ukenera, iby'umubiri ukenera bishobora guteza bya bibazo, ariko n'ibindi amarangamutima iyo umuntu amarangamutima akenera ibyo kurya byayo. N'ibihe byo kurya by'amarangamutima? Ni ukugira inshuti, ni ukugira abavandimwe ba nyabo, ariko n'izo nshuti mvuze inshuti za nyazo, ntabwo ari za zindi uhamagara zikavuga zitumenya yakennye ahari waba mushakiye bitanu. Inshuti ziguha umwanya, inshuti zigutega amatwi, inshuti zigukomeza, inshuti muganira, inshuti muhura mugasabana ugacyura ibyishimo. Aba bana rero wari urimo kumbwira bafite bya bindi umubiri ukenera byose. Ibintu bikora ku marangamutima biratandukanye. Ibyo byo kurya iyo bidahari amarangamutima akorwaho akangirika, ariko nimvuga ngo arangirika birafegita bwa buzima bwo mu mutwe. Noneho ariko nituvuga nanone yuko hari ibindi amarangamutima ashobora kubura nanone akaza kwangirika, turavuga urukundo, turavuga inshuti, cyangwa se vie sociale. Aba bana rero urimo kumbwira, niba umwana abayeho mu buzima yikuzo, ise ataha muri weekend ku mpamvu z'akazi, ashobora no kudataha muri weekend cyangwa ataha nijoro baryamye, mama we nawe abyuka agenda, umwana ni uwo mukozi.
kandi uyu mwana buriya bimwe mu bintu bigize umuntu uzi ibyo ari byo, umuntu agirwa n'ibyo yahawe n'umuryango kandi bifata uruhare runini mu buzima bwe, akongera akagirwa n'ibyo avana muri sosiyete yo hanze, hanyuma akongera kugirwa nanone n'ibindi agenda yakira biturutse ku bushakashatsi no gutekereza kwe. Hanyuma ikibazo ni iki ngiki rero, wa mwana wabayeho ntabone umubyeyi, ntabone za nshuti cyangwa na wa muryango, ntabone, buriya umubyeyi afite uruhare rukomeye cyane. Uyu mwana azajya mu ishuri, ntawabwira ko yababaye, ntawabwira ibyo atekereza, ntawabwira ibimurimo, ahubwo kubera yuko abo ngabo badahari bagombaga kuba bamutega amatwi, hari ibindi bimwinfluence. Ni ibiki bimwinfluence? Ni amateleviziyo, ni amafilime y'amaseri, ni ama YouTube, kubera yuko aba bana nubwo badafite famiye zibari hafi, baba interinete nibyo baba bariho mu rugo, bahura bananiwe. Urumva avuye mu ishuri, nta kindi kintu aza gukora, afite irungu, ari buze kujya mu cyumba yiherere arebe ibyo ashaka kureba. Buriya ikindi kintu twanavuga, reka mbabwire, ikuzo kuvuga ngo ufite inshuti, buriya uba ufite urukingo. Kugira inshuti ni ukugira urukingo rw'ibibazo, ni ukugira urukingo rukurinda guhangayika, ni ukugira umuntu ukuvanaho imitwaro yari ikuriho, ni ukubona umuntu uhibyawe nubwo zabuze, ariko ni ingenzi mu buzima. Icyo tuvuga rero, uyu mwana afite ibimunanira ku ishuri, afite abamubwiye nabi, afite ibibazo yibaza, afite ibimurushya, nta muntu n'umwe utaruha muri iyi si mu buzima turiho bwa none. Bya bintu yarebye amashusho mabi, yarebye intambara zo muri Ukraine, yarebye abantu bari muri drogue, yarebye abantu bakora ibintu by'ubutinganyi n'ibindi bintu bitandukanye. Muri we ubuzima bwe nta kindi kintu cyinjira muri we, ni amasomo amuvuna, ibindi byinjira muri we ni bituma ahangayika. Ibi bimutera guhangayika se? Oya, ntabwo byabura. Reka mbikwereke. Reba uyu mwana aje ananiwe, nta muntu ari buze kubwira ibibazo yahuye nabyo. Noneho ongeraho yuko n'ibindi bintu agiye kureba nta cyiza kibirimo. Urumva ibintu bimaze kugera mu mutwe ukuntu bingana. Ongeraho yuko nanone abona yuko abandi bana hanze barabibona, barabimenya. Abandi bana hanze baba bari kumwe n'ababyeyi babo, baba bari kumwe n'umuryango wabo. Wa mwana atangira kubona yuko adakunzwe, atangira kubona yuko ababyeyi batamukunda. Bya biryo bazana ntabwo bikora ku marangamutima ngo bimwereke urukundo. Ya modoka agendamo nta rukundo abona, urukundo rwari urw'ababyeyi n'urw'inshuti, none ntazo afite. Ikintu gikurikiraho, wa munaniro ahorana, kwa kwibaza ibibazo, kuki ntameze nk'abandi, kuki njyewe ababyeyi ntababona, kuki mama ntamubona, mpora nigunze. Bifite ikintu bitangira kwangiza mu mutwe we. Ikindi tunongeraho nuko rimwe na rimwe abana bameze gutya batangira kubaho bigunze. Ubundi kubaho wigunze ni gute? Kubaho ntawe muvugana, kubaho ntawe ubwira ibyawe, kubaho udatuje, kubaho ibyawe bihora biguheramo byanze bikunze. None ababyeyi nabo nekeza ko rimwe na rimwe bo baba bari gushakisha ni bwa buzima. Ese ntibiri guterwa n'isi nyine turimo? Hari bimwe bavuga ngo abashakashatsi benshi bagaragaje ko niba ari umuntu no mu bantu batatasaze. Ntago nza kuvuga ngo ni ugusara, ni ikigereranyo cya RBC cyasohotse, ntago nibuka, kimaze ngira ngo ni nk'imyaka 2, cyavuga ko nibura umwe mu bantu 5 afite ibibazo byo mu mutwe. Ibibazo byo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe rero buratandukanye. Hari uko guhora umuntu ahangayitse, hari uko guhora ufite ubwoba, hari uko kubaho wihebye, hari uko kudasinzira, hari uko udashobora gukora akazi kawe kandi mu by'ukuri atari uko wabuze ubundi bushobozi, kubera kubura ryahumure na bya byiringiro, kubera bwa buzima bukomeye, kubera ibyo uhora ushakisha utageraho, kubera kubona igihe cyagusize, kubera yuko ubona abandi bafite ibyo wowe udafite kandi mungana cyangwa unabaruta
cyangwa warabaga n'uwa mbere mu ishuri. Erega ibintu bihangayikisha abantu ni byinshi. Wabaga uwa mbere mu ishuri ariko niwe wa nyuma mu buzima. Urumva ukuntu gikomeye. Wowe wabaga uwa mbere mu ishuri ariko ku bijyanye n'imibereho y'ubuzima ni wowe uhindutse uwa nyuma. Icyo kintu urimo uracyumva. Ntiyakurushije ubwenge, ntiyakurushije umwanya wo mu ishuri, ariko mugeze ku ishuri ry'ubuzima ni wowe wa nyuma. Kwibaza iki kintu byonyine, uvuga ko umuntu abakora cyane bakavunika atari bo bayinjiza, nabyo biteza ikindi kibazo. Ujya kureba ugasanga umuntu uba uri kuri suri niwe bahemba baha muri envelope nini cyane, ariko wa wundi uhera mu gitondo ndetse akazana n'ibyunzwe. Ujya kureba ugasanga aho nakoraga ndibuka bajyaga baduhemba kare nko kuri 26 bakaba baduhembye, ariko itariki 5 zikagera umuntu arimo kuguza amafaranga 5 26 zagera kuri 5 akaba n'itike nabyo bitangiye guhinduka ikibazo. Ibyo bintu rero by'ukuri bitera guhangayika mu buzima. Turangirije wenda kuri cyaba abana twavugaga, aba bana igituma bashobora kugira depression, igituma bashobora kubaho mu buzima bw'uburwayi bwo mu mutwe, nubwo inkomoko zishobora kuba ari nyinshi, wenda ndibuze kongeraho indi nkomoko imwe, nuko kubaho bigunze. Mbere yuko wongera yo nkomoko yindi aho bishobora kuba bituruka, ubundi abo bana bonyine bikomoka kuba bafite akagahinda gakabije, bikomoka kuba izo nshuti ntazo bafite, kuba batabona iyo miryango. Niyo nagugiraga ngo usanga papa na mama bari kuruha baruhira aba bana, nibo bari kwirukanya, nibo bari gushakira, sibyo? Wenda rimwe na rimwe se tuvuge ko ari uburangare bwabo kuba batabonye ko imiryango bakeneye, kandi nanone nabo tuvuga tuti biriya barabikeneye bagomba kubizana. Erega hari impamvu nyinshi runaka, sibyo? Uyu mugabo abyukira mu mafagitire menshi, sibyo? Ari mu misoro, si sawa? Ibi byose nabyo turabyita stress, sibyo? Hari ibintu byinshi bishobora gutuma n'uyu mugabo afite stress yo kutaza kubonera umwanya wa mwana. Wenda mbere yo kujya no kuyo nkomoko turi buze kureba n'izi ngaruka noneho byanze bikunze bizabyara. Ingaruka zirahari nk'uko bivuze, ariko hari ikintu abantu dukwiriye kwibaza. By'ukuri uramutse urebye ubwo buzima abantu barimo, ukareba ibyo bakorera, ukareba n'ababana, byanze bikunze nta makosa dukora, turabizi ko ari amakosa. Niba ukorera abana ibyo ugiye gukorera ukazabibazanira batagifite ubuzima, bimaze iki? Ni nko kuvuga ngo ufite umuntu ufite ikibazo, hanyuma ariko ugiye kumushakira umuti ahantu kure. Uwo muti uragaruka usange uwo wajyaga kuvura yapfuye. Nusanga atanapfuye, iryo urasanga ageze ku rwego wa muti utaza kumuvura. Icyo navuga dukwiye kugerageza nk'abantu bafite imiryango, nuko dukora ibyo dushoboye byose, n'abo bana bakajya muri priority. Umwanya dushobora kuba twabona tukawubaha, kandi tukawubaha tubihaye agaciro nk'uko n'akazi tugaha agaciro. Rimwe na rimwe rero usanga ibintu bituma umuntu ajya kuba busy buri gihe, ndabyemera. Ubundi mu Rwanda bavuga ko amasaha y'akazi ku munsi ni amasaha 8, hanyuma wenda dukora imibare yoroshye muri buno buryo. Mu gitondo fata amasaha 2, ubwo yibaye amasaha 10. Hanyuma muri pause shyira mu isaha, bibaye amasaha 11. Mu gutaha wa muntu umuhe andi masaha 2 bitewe n'abanyura, ntibaye amasaha 13, ubwo asigaranye andi masaha nanone 11. Amasaha 11 asigaranye nidukura 7 yo kuryama neza, turaza kubona ko hasigaye amasaha 4. Aya masaha 4 turamutse turi abantu bashobora kubibara, reka noneho dushyireho andi 2, tuvuge yuko turi buze kuyatakaza mu bindi bintu bitandukanye, kujya guhaha, kunyura ku muntu urwaye, kugira gute ibintu nk'ibyo. Uri buze kubona ko ari amasaha 2 ushobora gusagura. Kimwe mu bintu bishobora kuba igisubizo cyatuma aba bana dufite
cyangwa se muri sosiyete muri rusange babonerwa umwanya wo kwitabwaho nuko twiga gukoresha igihe ku kibazo cyo kwigunga ko abazungu babikora hari ubwo nabo usanga abana benshi barananiranye. erega kunanirana bifite inkomoko nyinshi, hari inkomoko nyinshi. Umwana ashobora kunanirana kubera sosiyete iri hanze imwinfluence, ukabona kuza ashaka gusa nayo, ariko wibuke nubwo bananirana hari imyaka bageramo bya bintu bakabireka, akaba umugabo neza, urumogi akarureka, ubu buntuza bwose akabureka. Yego wenda hari abo bakomeza kubibamo, ariko nzi ko hari imyaka bageramo bakabireka. Gusa ikintu nzi ni iki ngiki, ibyo bashoboye gukora baba babikoze. Umwanya ashobora guha umwana arawumuha, umwanya ashobora guha umuryango arawutanga, yarangiza akajya no mu bindi. Twebwe rero turi mu buzima uyu munsi busa naho buduhindukana, ariko tugifite na wa muco udashoboye kumanaginga igihe, umuco wo kudajera igihe. Turacyabaho mu buryo bw'akavuyo, ariko n'ibibazo nabyo bikiyongera, byarangiza bikaba gatogo. N'ubukene ibyo byose birajyana, kubera ko ubundi buriya ubuzima bwiza hari ibintu bigomba kuba busaba. Ubuzima bwiza kugira ngo bushobore no kujijuka. Ijambo rya kabiri kugira ngo bushobore na bwa bukene nabwo ugomba kuba utaburimo. Icya gatatu kugira ngo bwa buzima bushoboke nuko ugomba kuba nibura ureka gukora ibibi, naho hantu ubuzima bushoboka bwiza. Nituvuga bwiza rero, ibi bintu ntibyoroshye kubivuga mu mwanya umwe ngo tubyite igisubizo kuri iki kibazo. Hanyuma reka ahubwo mpite mvuga cya kintu cya kabiri gituma abantu bashobora kugira depression kandi wenda ari n'abana. Reka nkubwire, amarangamutima arandura. Wari ubizi? Arandura. Dushobora kuba turanga twakubita igitwenge, n'undi muntu wari wicaye hepfo ngo agaseka atazi ibintu dusetse ibyo ari byo, ariko bitewe n'igitwenge dukubise. Nanone twagera hariya hepfo tukagera ahantu abantu barimo kurira, hari umuntu ushobora kurira nawe atari yumva ikiri kuriza abantu. Amarangamutima arandura. Ndashaka kukubwira ngo iki rero, ndaguha urugero rutoya rw'umuntu wabyutse mu gitondo akajya mu kazi, hanyuma shebuja akamumenasa, menasi, akamumaritireta ukuntu. Uyu muntu arirwa na mudu mbi, aririrwa nabi. Niyirirwa nabi, aho aza kunyura hose ashobora kubasigamo wa munabi. Yego. Usibye naho aza kunyura no mu rugo bashobora kubujyanayo wa munabi. Nawe ugezayo urumva nk'umuntu utiriwe mu rugo, babana badafite umuntu birirwanye nawe, nagera mu rugo babana ikintu baza kubona nta kindi ni wa munabi se yirirwanye cyangwa nyina, bagize kwirirwa bigunze, bari muri ya mafilime biriwemo, uwo bari babonye nk'umubyeyi nta kindi kintu abazanyemo iki, za menase, bya bibazo byo mu kazi nibyo abazanyemo. Wumve, ubwo uyu mwana arara gute? Ntiyigize aseka ku munsi, aheruka agatwenge wenda ko umwana wateye burage mu ishuri gusa. Hanyuma umubyeyi aho ageraye mu rugo amushyize muri bya bindi yiriwemo mu kazi. Icya kabiri ngira ngo nkubwire, ntureba uyu mwana ndi kukubwira, bitewe n'aho amateka, urugero nk'amateka y'igihugu cyacu, ni amateka yateye ibikomere bikomeye cyane, aho umuntu abaho ntagire nyirasenge, ntagire se wabo, ntagire nyirarume, n'ababyara be akaba ntabashobora kuba afite, ntagire n'uwari inshuti ya se cyangwa n'inshuti ya mama we. Uyu mwana uratekereza ubuzima abamo bwa wenyine? Abandi bana mu kiruhuko bajya kwande, bajya kwa shangazi, bajya mu miryango, imiryango nayo iza kubasura, urya mwana ntagira abantu bamusura.
ibaze kuntu uyu mwana amerewe. Ikindi uyu mwana umeze gutya bya bikomera ababyeyi bafite by'uko nabo babayeho mu buzima bw'uko bakomerekejwe n'ibintu bitandukanye. N'umwana biramwafegeta kumwe nakubwiraga nti amarangamutima arandura. Twarabibonye cyangwa turabizi iyo turi nko mu gihe cyo kwibuka abana bavutse nyuma ya jenoside, nabo bagira ibibazo byo guhungabana. Bituruka kuki kandi batari bahari? Nibikubwira rero ngo uruhererekane rw'amateka rw'ibibazo rw'ubuzima bukomeye ntabwo bifata gusa umuntu mukuru wenyine, n'ababana birabafegita. Ahubwo naba n'umuntu mukuru hari ukuntu wenda aho uba wanyuze wagize amahirwe yo guhura n'abantu, ubuze uburyo bwo kwifata bumwe na bumwe runaka. Tekereza bifasha wa mwana udafite umuryango abana nawo, ubana n'umukozi nawe w'indushyi, udafite ikindi kintu amufasha. Uyu mwana amarangamutima ye ko nawe yuzuyemo ibintu byinshi bibi, azakira ryari? Azuzura kwiheba. Niyiheba rero niwe ushobora kuzasanga rimwe na rimwe hari abana bananiwe cyangwa se batigeze bagira imbaraga ku ruhererekane rw'ibyo bibazo bitandukanye. Hari n'ibindi tutavuze, ni byinshi. Hari aho usanga se na nyina batabanye neza, umwe aba mu cyumba cye akabumva bashwana, umwe mu cyumba cye undi mu cyumba cye, buri munsi bararwana, undi munsi baratongana, nta wajya mu modoka imwe n'undi. Uyu mwana ameze bigira ko ntacyo umwana birebaho cyangwa bitamukoraho. Birandura. Abantu bakwiye kubimenya. Mumenye yuko imyifatire tugira irandura mu bana, kandi birabangiza ndetse kurusha umuntu mukuru, kuko ntibashoboye gusiporuta ibyo bintu biremereye. Ntabwo babishobora, bahangayikana nabyo kugeza ubwo hari abashobora kuvamo bagafata cya cyemezo kibi, bakiyahura, bakajya mu biyobyabwenge, wacyumvise, abandi bakishora mu ngeso mbi, abandi bakishora mu myifatire mibi. Ariko bituruka hehe? Mu gushaka icyatuma nabo baruhuka. Nawe reka tuze kuri iki kintu rero. Abantu bariho mu isi ya none, ubu buzima tubaho twabubamo gute? Ibiciro bihenze ku masoko, ni ikibazo mu mutwe. Umushahara mutoya ni ikibazo. Gusigwa n'iterambere ni ikibazo. Kubaho udafite umuryango ni ikibazo. Kubaho warahemukiwe ni ikibazo. Kubaho nta nyangamuntu wabona hafi yawe, abantu bose umukobwa warabeshwe n'abasore benshi, ibyo byose ni ibibazo. Reka dutange igisubizo mu buryo bwa rusange. Wenda nitugira umugisha dushobora kuzajya tuvuga ingingo imwe tukayidetaya, tukayitangaho umurongo ko Imana idushoboje, kugira ngo wenda izo ka particulier nazo zibone ibisubizo byihariye. Ariko icyo duhurizaho, nzagaruka. Reka mbabwire ikintu dukwiye guhuriraho. Ibibazo tubihuriyeho ariko ntabwo bisa. Dushobora kugira igisubizo buriya ubuzima abantu babamo bajya bibagirwa yuko batabufite nk'ubwo bihaye. Ubuzima ni impano y'Imana wahawe. Nubwo ufite ibibazo, ubuzima ufite si ubwawe, hari uwabuguhaye. Nubwo uhembwa make ariko ufite ubuzima bufite nyirabwo. Reka tuvuge iki kintu ikuzo. Matayo ibice 6 mu butumwa bwiza haravuga ngo ntimuhagarike, ntimukiganyire, mwibaza iby'ejo, ngo muvuge ngo tuzarya iki, ijambo rya kabiri tuzanywa iki, ijambo rya gatatu tuzambara iki. Dushobora no kongeraho n'ibindi bintu. Tuzavanaho minerivare, tuzava mu bukode dute, tuzabona akazi keza gute, tuzashaka gute, tuzabaho gute. Ahantu Yesu yari arimo kuganisha, yari arimo abuza abantu guhangayika ku bijyanye n'ejo hazaza.
hanyuma ibintu ababwiye ngo ibintu bidutera guhangayika ni uko dufata ibyaho tuvuye, twamara kubifata byose uko bingana tugahita tubona yuko n'imbere ariko hasa cyangwa hazasa nabi kurusha ejo hatambutse. Niyo mibare dukora. Ubu rero tugezeho tubabwira noneho ibyiringiro nyakuri biboneka gute, biva hehe? Ikibazo ni iki ngiki: ba bantu bahangayitse, ba bantu bafite ubwoba, ba bantu badatuje, ba bantu bihebye, uramutse umubajije ngo ufite ikintu wakora kuri uko kwiheba kawe, yakubwira ko ntacyo. None se ubu bwoba uhorana ufite ikintu wabukoraho? Yakubwira ko nabwo nta gihari. None se uku guhangayika nanone uhorana ufite ikintu wabikoraho? Twese igisubizo dufite nuko ntacyo. Ntabwo nibaza yuko wahangayika ngo urashonje kandi ufite amafaranga wagiye kugura ibyo kurya ukareka guhangayika. Ntabwo bishoboka. Nta muntu uhangayika afite igisubizo. Hanyuma niba udafite ikintu wabikoraho rero, ijambo ry'Imana ritanga iki? Umurongo. Yesu we yaravuze ngo ntimwiganyire, ntimuhangayike, ntimugire ubwoba, ntimwibaze iby'ejo. Aravuga ngo umunsi ukwiranye n'ibyawo. Ejo ntabwo ari wowe uyu munsi. Uyu munsi si wo munsi w'ejo. Hari ibyo Imana yibwira kugirira abantu. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ibyo nibwira nzabagirira, si ibibi ni ibyiza, ni amahoro, ni ukubagura, ni ukubaha umugisha, ni ukubateza imbere, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Hanyuma hari ikintu njya nkunda kuvugira abantu nkababwira ngo buriya ugifatanya n'abazima wese aba agifite iki? Ibyiringiro. Kuko Imana ntizagirira neza abatakiriho, igirira neza abantu bariho. Ntabwo amasezerano ari y'abantu bapfuye, ni amasezerano y'abantu bakiriho. Icyo ni ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya. Ariko nanone bazirikane ngo niba ufite bya bintu birwangayikishije ukaba udafite ikintu bikoraho na kimwe, nicyo ukwiye gukora. Ijambo ry'Imana hari ikintu ribivugaho nanone, kandi ribivuga neza neza ritaziguye. Aravuga ngo mbese imfatiro z'isengo, umukiranutsi wanjye yakora iki? Ibintu bitagenda neza, ibiciro byazamutse nk'uko twabivuze, ibibazo bihari ari byinshi, abana bakunaniye, wabuze abawe, uri mu ntambara zitandukanye, ufite ibintu byinshi twabivuze ko tutashobora kubirondora. Umuntu akwiye gukora iki? Abantu bakwiye gukora iki? Bibiliya itanga igisubizo ikavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ihumure rya mbere rero, abantu nibige gutunga kwizera. Abantu nibizere. Nicyo Yesu yavuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Nabwo yari arimo gusubiza ikibazo abigishwa bari bafite. Babaza bati ko twasize byose. Urumva ibibazo bari bafite byinshi. Ariko aravuga rero ngo mwizere Imana. Ndashaka kukubwira aka kantu yari kuzo ukumve. Bibiliya yivuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ubwo utizera bigenda gute? Ikibazo wagisubiza. Ntabwo kigoye. Kimwe n'ikinyuranyo cy'ikindi. Kuvuga ngo kwizera niba gutunga abantu utagufite warapfa. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki? No kwizera. Rero hari ikintu tubwira abantu. Niba ufite ibibazo ukaba udafite ikintu wabikoraho, kandi koko nibyo birahari, ni byinshi, ikintu ukwiye gukora nta kindi: izera Imana. Ibyo byiringiro bishyire mu Mana, yitekereze nk'iyabihindura, uyisenge, uyikunde, uyizere. Imana yo mu migambi yayo, wowe ntubona inzira zabyo, ariko Imana ifite ukuntu yabiteguye. Ndagira ngo babwire ibi bintu ukuntu bishoboka. Hari umuntu uri kunyumva akaba yavuga ati se ibyo bintu uri kuvuga byo kwizera kumenya bitashoboka, ibi bintu urimo kuvuga kumenya nabyo bidafatika, bidahuye n'igisubizo n'ikibazo mfite uyu munsi gikomeye. Reka nkubaze cyangwa mubaze. Ubu uyu munsi turimo kuvugana
si ubwa mbere ugize ibibazo. Wiga muri primaire mwagize ibibazo, ariko haciye igihe ubona birakemutse kandi wamaze amezi uhangayitse. Hanyuma ugeze muri segonderi nabwo wagize ibibazo, urahangayika, uhangayika wenda nk'imyaka 2 cyangwa 3, ariko Imana izana igisubizo utazi ahantu kivuye. Mu gihe cyawe cy'urushako warahangayitse, ariko muri kwa guhangayika wagize mu bihe tutazi uko bingana, wagiye kubona igisubizo kiraje. Muri crise wagize, muri chômage wagize, ubuzima bugukubita, warahangayitse, uriheba, ariko ugiye kubona umunsi umwe akazi karaje, ubona telefone iraguhamagaye, bya bintu ubona bivuyeho. Reka nkubwire ngo uko biriya bintu ubona byavuyeho n'ibindi niko bizavaho. Kwiganyira nta kintu bimaze, kwiheba nta kintu bimaze, ahubwo reka tubivuge tutaziguye, n'intwaro Satani akoresha kugira ngo arimbure abantu, abihebeshe, agutwara amahoro, agutwara ibyishimo, agutwara ubuzima, kubera ko wa muntu ubaho yihebye, ababaye, amahoro yaragenda, ibitotsi byawe byaragiye, ntabwo usinzira, urwaye umutwe udakira, uhora ubona ubuzima nta kintu bumaze. Hari ijambo Bibiliya yavuze, ikuzo, riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byayo 10, ngira ngo n'umurongo wa 10. Avuga ngo umujura ntazwanwa n'ikindi keretse kwica, kwiba no kurimbura. Akwiba amahoro, akwiba ubuzima, akwiba umunezero, kugeza aho uzarimbukira niba ngombwa kwica. Icyo gituma abantu bihebye batangira gukora ibintu bibi, no kubera ko Satani aba yamaze kubafata. Noneho rero babwira uko nguko, niba waragize ibibazo mu gihe cyashize, uyu munsi bikaba byarahindutse ubuhamya n'amateka, menya ko ariyo nzira Imana yakoresha. N'ibiguhangayikishije uyu mwanya turimo kuvugana, akaba ariyo nzira bizacamo bigenda. Imana ni nyir'ibihe, inyuranye ibihe, yimura ibihe ikazana ibindi, ihamagara ibintu byose. Niba rero uri mu gihe gikomeye cyo kugeragezwa, wita ibyiringiro, wita imbaraga, wigira ubwoba, vuga ngo nk'uko bya bindi byavuyeho, ntarinzi ukuntu byavaho, ntari mfite agacuku ukuntu byarangira, niko n'ibindi bizarangira. Imana ibaha umugisha, kandi tubabwire ijambo rivuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Yesu yaraje kugira ngo amareho ubwo bwoba, amareho iyo mitwaro, amareho ko kwiheba. Wowe mwizere, mwambaze, musenge. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza nitugira umuntu bw'Imana bwo kongera kuba duhura, tukabona indi message, wenda tuzaba dufite umwihariko w'igice runaka tuvugaho cyonyine, ariko muri rusange Bibiliya ivuga ngo ntiwihebe kuko ndi Imana yawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nimuhagarika imitima yanyu. Imana iradukunda, iturinze, ifite iki turindiye, n'umwuka tugihumekesha, nubwo twaba dufite ubwoba n'uwayo, byose turabishimira Imana. Imana ibane namwe, ikuzo, ndagushimiye. Kandi umuntu wumva ibi ngibi akiza ubuzima bwe, yere kubutanga mu maboko y'umwanzi, ibyiringiro abigumane, abikomeze. Imana yakoze biriya n'ibindi zabikora, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Uyu mwanya birashoboka yuko turimo kuvugana n'umuntu uri muri bino bintu twari turimo kuvugana. Birashoboka yuko waba uhangayikishijwe n'ibintu bitandukanye by'ubu buzima, ariko reka tukubwire ngo Yesu aragukunda, kandi nawe wizere. Icyo tuzi neza yuko mu mugambi w'Imana niho uri. Data, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo umuntu twumvishe muri uyu mwanya, abo ukijijwe, abo udakijijwe, bose ubafiteho umugambi. Ndagushimiye yuko ari wowe gisubizo cy'isi nubwo isi itakumenye. Abihebye bose ni wowe bakeneye, abari mu ntambara ni wowe bakeneye, abarushye bose ni wowe bakeneye, abaragize ibyago ni wowe bakeneye, abahagayitse imitima yabo ni wowe bakeneye.
kuko ari wowe gisubizo kandi kuko ari wowe mutabazi. Unyuranye ibihe rero kandi buri wese uko ari urakuzi kandi uramuzi, ndasenze kugira ngo uhindure ibihe bye, mushyiremo umutima ukomeye ufite ibyiringiro, umuhe imbaraga zo kunyura muri bino bihe by'igihe gitoya arimo, asohoke ari umutsinzi, umusore asohoke mu busore atsinda, n'umugabo n'umukobwa, abubatse n'abatubatse, mu mirimo abantu bose bakora bahinduke abafite imbaraga z'umutima kandi imbaraga zivuye mu kukwizera no kumenya yuko ari wowe ushobora byose. Reka abantu bose bumvishije iki kiganiro tugize bahabwe umugisha n'Imana, imitima yabo ikire, yakira izindi mbaraga n'ibyiringiro, kandi mwami abantu bose bahabwe ihumure kubera yuko ari wowe uritanga ryuzuye. Tubasabiye twizeye mu izina rya Yesu, amen.